Yo urabise noneho Darirena agiye kubarabunga ku gasozi. Darirena noneho n'icumu baramuhaye bahise bari mwirukanamo kano kanya itaraganya. Darirena noneho ngo tuvugana agiye mu byago birenze. Ese wise mu mwanya wa Darirena ukagira inshuti nka Shanera imeze gutya ikagufata gutya bene kano kageni, aho kugira ngo abereyo yagufata neza wenda ni bari ikintu mutumvikana mu mwakigira inama mu kiganireho mu gihuze neza, ahubwo aho kugira ngo mwicara muganire ikabakorera bino bintu byamfurambi ikaguhirukana muri iri joro, ikakwirukana ukava mu rugo muri iri joro, wamukorera iki? Ese wise mu mwanya wa Darirena wowe ugize ibintu hanyuma yaho ukazibuka intabi inshuti yawe magara witaga kare umuvandimwe yakugire na bene kano kageni ukuntu Darirena tubona ukuntu bamugize bakaba bamwirukanye mu rugo nijoro, wakora iki? Guys, mwayikaze niba kugambira wowe wisanze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo badutera inkongo ko bakanda kuri buta subscribe mazi ya migano byose bari gutegurwa umunsi ku munsi kuri film yacu urukundo rw'inzitane. Turabasaba kugira ngo mwatanga ibitekerezo mwatubwire namwe ukuntu muri kwimva kuri film yacu urukundo rw'inzitane. Ese uratekereza ko ubungu tuvugana Darirena ko tubona agiye mu byago bikomeye cyane, ko tubona Darirena ahantu agiye ari ahantu habi cyane, urabona ari nduraza ko wamuha icumbi. Ese urabona rino joro babirukanyemo riraza kuba ryabogwa amahoro? Ibaze kuba uri umubyeyi bakagukura mu nzu iri joro ufite abana babiri, ese wakora iki? Ishire mu mwanya wa Darirena wumve ukuntu wabigenza. Ese wakora iki? Guys, Darirena ubungu tuvugana arababaje cyane. Ubungu tuvugana Darirena agahinda afite sakino mu Rwanda. Ese uratekereza ko ibi bikorwa byose biri kuba kuri Darirena, ndetse tukaba tuzi ko afite inshuti yitaga inshuti magara yumva ko atamwemukira muri biri kintu cyose bagisangira, akaba ariyo imukorera bino bintu byo kuba yamufata nabi bene kano kageni ikamwirukana mu rugo? Utekereza ko Darirena mu gihe cyose nawe amaze kuba yafatisha akagira ifaranga, uyu mugore yazamukorera iki umaze kumuhemukira bene kano kageni? Uratekereza uyu muryango yazawitura iki kuba umufashe nabi gutya ukamusohora mu nzu rino joro ngajye kwangara? Uratekereza yazabakorera iki umunsi nawe imaze kuba yagira ibintu? Darirena twari tuzi neza ko ari umwana witonda, Darirena twari tuzi ko ari umwana utavugisha menshi, uvugisha make cyane, ariko ntago tuzi uburyo igihe cyose we na Shanera ukuntu bazongera kuba barebana. Twese turabizi ko intambara igiye kuba yavuka hano atari intambara yoroshe. Twese turabizi ko ibibazo bigiye kuba byavuka hano ari ibibazo bikomeye cyane, kuko Darirena agahinda bamuteye ko kuba bamwirukana mu rugo mu nzu ingana gutya bene kano kageni, ukayirukanamo umubyeyi ufite abana babiri kandi ukabuzi neza ko nta bushobozi afite bwo kuba yajya kuba yakodesha muri iryo joro. Kandi nubwo yaba ufite turabizi ko nta n'umuntu n'umwe wamukodesha inzu muri iryo joro, kuko bose baba baryamye. Hanyuma yaho ukamwirukana, mwari muri inshuti magara, mwiyitaga abavandimwe. Guys, mwese ndabizi ko bibabaje, mwese ndabizi ko ibintu bibaye kuri Darirena mwese bibateye agahinda. Twese tubonye ko inshuti nyanshuti atari inshuti mwirirwana, ahubwo inshuti nyanshuti niyo uzabona mutari guhuza cyane, niyo nshuti yanakunda no kuba yanagutabara muri mu byago, kuko inshuti muhorana ntabwo uba yizeye nimba igukunda cyangwa itagukunda, usibye kuba muhorana gusa. Tumaze kuba twabona ibibaye kuri Darirena n'umuryango we, kuba Shanera yifashe akaba amujijije amakosa atigeze akora umunsi n'umwe wo kuba amujije amakosa ko kuba yaramutwaye umugabo, kandi tukaba tuzi ko Darirena na Ngoga nta n'ikintu bapanga cya danje, usibye kuba Ngoga abari we ashira imbere cyane bwo kubagira ngo abe yamufashe kubera afite abana, kugira ngo batirirwa barangara ku gasozi, akaba yimujije akaba mwirukanye mu joro. Guys, turabizi ko ari ibibazo rero. Guys, n'abatindiye murabizi ko korora n'amagambo ndajya mwatanga ibitekerezo mwambwira ukuntu namwe uri kwimva ko film yacu urukundo rw'inzitane. Rero n'abatindiye ko duhure kuri episode kwitya film yacu rw'inzitane, bakunda cyane manana n'agaciro kuri channel. Ciao ciao, njye muva kuri mikoro kandi nsenga fenke.